mm, yari irimo abasenyeri barenze ibihumbi 2,000. mm, Hari ibibazo rero biba bigoye burya, ibibazo bijyanye na morale, ibibazo bijyanye na politike. Hari aho rero bageze abasenyeri bakaganira nk'ikintu, urugero nk'ibintu byo gukuramo inda, mm, barabiganiraga ariko opozisiyo hanze ari nyinshi. Abanyamakuru bati abasenyeri ntimugire abagore, kuki muvuga ibyo gukuramo inda, mubizi gute, tatatata, ibintu byinshi. mm, Icyo cyari ikibazo gikomeye. Hari harimo n'ikindi kibazo cyo kuvuga ati se andi madini nayo umuntu yavuga ko yifitemo ubwuzure bwa nyagasani. mm, Ese tuvuze yego byatanga iki? Ese tuvuze oya byatanga iki? Ese mm, nituvuge yego bazavuga ati oke, kuba umugatolika ari kimwe no kuba umuporo ntawe biditaniye. No, mm, ibyo bibazo byinshi bigiye bigoye. None mm, umusenyeri umwe azamura urutoki abwira papa Pawulo wa gatandatu ati nyagasani papa rwose, njyewe ndagira ngo mbwire bene wacu abangaba mm, tuzajya dutora ibintu byinshi ariko nitugira ikintu kikatunanira, nyagasani yagukiza ngo ube papa, mm. tuguhaye uburenganzira ujye ufata decision urumva, Yego. tuzagukurikira. Mm, Ni uwo ngo hari ibibazo abantu batora, urabona demokarasi abantu bose agatora uretse akagira ijwi tatatata, ariko hari n'ibibazo biba bigoye pe. Hari yego. ibibazo biba bigoye bisaba ko bisengera. Noneho hagati twebwe uri papa wacu waratowe, nyagasani yaguteretse aho, ibibazo bizamura amarangamutima y'abantu bigoranye, tuguha uburenganzira ujye udesida niba ikibazo kigoranye ukivane mu byo tugomba kwiga uzane ibindi, ubu Mm, uzagenda ukigeho na komisiyo zawe uko ubyumva uzakoresha ubupapa bwawe, ubushobozi nyagasani yaguhaye, utubwire inzira tugomba kugenderaho kubera ko twemereye yuko imana yagutoye idashobora kutuyobya. mm. Padi, noneho ikindi ngiye Mhm. gutangira kukubaza ibibazo. Tuvuze ko wari utaratangira kubaza? uriya ntabwo rero ntaratangira. maze nanyweye icyayi nakimaze, reka ngere ku mazi noneho. Eh, ni ukuvuga urumva, yezu aza hari judayisime, arangije anagenda nyine ari byo bigihari, ariko atanga ubutumwa. Utubwiye ko kiliziya itangirana n'ibyakozwe n'intumwa, ariko Amateka ya kiliziya. amateka ya kiliziya, Eh, ariko hari ukuntu nyine byageze aho barazirukana izo ntumwa ziragenda. mhm. Noneho ubwo hari abagiye i Roma n'abagiye Alexandria n'abagiye ahandi hose bagiye utubwira, biza no Mhm. kugenda bikomeza biza Amasedwane ahantu hatandukanye. Mm. Biza no kugera no mu Rwanda n'ahandi hose, no muri Kongo no muri Burundi. Ubwo se kuki harimo akantu ko kuba ahantu Yezu hari nigeze mbaza kuri Google statistique z'ubukirisitu, Mm. usanga muri Aziya aho Yezu aturuka bi- em, bingana na concentration ya carbon dioxide muri atmosphere. Nabonaga ari 0.03 kwa kundi nayo bingana. Kuki ubukristo bwifitemo kugenda buhunga aho bwaturutse, aho bukomoka, bukomoka kuri Yezu w'Umuyahudi. N'ubu ngubu baravuga bati, ubwo ibyo ndi kukubaza ndi kubariza abandi kuko barabivuga barabitubwira. Mm. Nk'ubu yenda nubwo nigeze nkubwira muri private, nakubwiye ko ntararenga mu Rwanda, ariko bavuga ko ngo kiliziya zimwe na zimwe z'i Burayi n'ahandi zahinditsemo za biblioteke n'ibiki byose. Kuki byifitemo iyo tandansi yo gutuma kuba aho byakomotse bigenda bidekereshenda? Ibyo bisobanuye iki? Aho nagucira imigani ibiri. Yego. Uwa mbere ni uko nta muhanuzi wabo. Hmm, Uwa kabiri wambaye ikirezi ntamenya ko kera. kugeza igihe atakikibona. Ni imigani ibiri nagucira iyo ndebye amateka ya kiliziya. Hmm, Uwa gatatu wo sinzi niba ari umugani, ariko roho mutagatifu hmm, ahuha aho ashaka. hmm, Nkango roho mutagatifu ahuha umuyaga, akawuha muri direkisiyo we yumva yifuza, sibyo? hmm, Nta muhanuzi wawo. Uzabaze nk'abapadiri bagiye mu miryango yabo, hmm, iyo ngiye gusura nk'abaniyese banjye, bamwe barambwira ngo urahabdon hmm. reptite niyese w'imyaka 10, mu gihe njya gusuza abakristo bakuze bakansuza benda gupfukama, Hmm, muraho padiri muraho, ukabona agiye gupfukama. Ariko abaniyese banjye
iyo bandebye bazi ko ndi padiri ariko ntacyo bibabwiye na kimwe, mm, bazi ko ndi uncle, oncle, voilà, bampamagara mu izina uko babishaka. mm, Ntabwo ndi umuhanuzi imbere yabo, imbere yabo je suis d'abord oncle. mm, Ku buryo nyine iyo uri kumwe nabo wumva biragoye kwitwa umuhanuzi uri kumwe n'abantu bawe muvukana. mm, Mu gihe uri kumwe n'abandi bantu mutavukana, hari n'igihe bakubwira ibintu ukumva ugize ubwoba, ndetse aba bantu bakeka ko ngewe ndi umuhanuzi, mm, bagiye bamfata mu buryo busanzwe. mm, Urumva, nta muhanuzi wabo rero, ibyo ni ibisanzwe. mm, Abanyaburayi, abazungu b'inaha bambaye ikirezi imyaka myinshi, none bari kukikuraho, mm, ariko numva kizagaruka kubera ko amateka agenda yisubiramo. mm, Roho Mutagatifu aho uhashaka, mm, yahereye mu burasirazuba bwo hagati, mm, arahuha bigera i Burayi, bigera muri Amerika y'Amajyaruguru, muri Afurika y'Amajyaruguru, mm, igihe kiragera mu Burayi birakomera pe. mm, Mu gihe muri Afurika y'Amajyaruguru byageze gute? Byifunze bigahagarara, mm, ariko bikamanuka muri Etiyopiya, bikahaguma. Buriya muri Etiyopiya hari kiliziya ishaje kuruta kiliziya zose twaba tuzi z'i Burayi, mm, nayo bita Orthodox ariko y'Aba-Etiyopiya. Kiliziya iraza igeze muri Amerika, none irasizora irakomera pe, igira n'amafaranga menshi, igira gute. None abantu iyo bambaye ikirezi bagira gutyo bakakirambirwa, mm. bagahitamo gushaka ibindi bintu bishya babigeramo, wenda nabyo bakabona nta bisubizo by'ubuzima bashakaga biri kubaha, bakagaruka ku bya mbere. Byandi bavuga ngo amateka yisubiramo. Eh, Mm, nk'ubu hari abantu bavuga ngo no, ngo kiliziya ngo irasenyutse, ngo birarangiye. Hamwe no, kiliziya iri ku deklina i Burayi no muri West mu busanzwe, ariko iri kuzamuka ahandi. mm, Ubu kiliziya iri gukura cyane mu Bushinwa, mm, ntayigeze higera ingana gutyo. mm, Ubu mu Bushinwa kiliziya iri kuzamuka, mm, kiliziya mu Buhinde iri kuzamuka, kiliziya muri Korea du Sud iri kuzamuka, aho hose ni muri Aziya, kiliziya muri Vietnam. Abo bantu nkabwiye uko ari bane, ubahawe ugateranyaho n'Abanigeria n'Abatanzaniya mm, n'Abakongomani, mm, ubahawe uburenganzira bashobora guproduza abapadiri bagiye mu maparuwasi yose y'isi mm, bakayayobora. mm, Ubahaye za viza n'uburenganzira bwo kujya kuyobora ibindi aho kiliziya ziri ku isi hose. mm, Abo bangahe bagutanye, bashobora kuvuga ati Vietnam, bashobora kubwira ati mushaka abapadiri bangahe ku mwaka, bati 100, babaproduza ako kanya. mm, Nigeria yibajije 200 yahita ibaguha. mm, Ubuhinde, ubu hano muri Amerika huzuye Abahinde, amaparuwasi yose menshi ayoborwa n'Abahinde. mm. Bivuze ngo uburira hamwe ukabonera Ahandi. ahandi. Mm, Ntago kiliziya, ubwo rero njya mfa n'abantu nk'abazungu wanjye tuganira ngo kiliziya ngo irapfuye ngo irarangiye, nkavuga no, kiliziya uvuga ni iyihe? Ni iyobowe n'abazungu cyane kiliziya gatolika? Kuko mm. abazungu batakiyobora urumva irangiye ipfuye? No, dufite abandi bantu bashobora kuyobora. Dushobora Mm, gushaka umupapa w'umuhinde, w'umunyafurika, bazabaho niba mwebwe mutayishaka, ariko kiliziya irahari, igihe izagera igire gute, igaruke. Noneho mm, nk'ahandi muri za Amerika ho hari n'indi muvoma iri kuvuka shyashya, les jeunes, bano bita ngo ni aba Gen Z, mm, bari kujya muri kiliziya cyane kuruta ba papa wabo. mm, mm, Kuko buriya hari ibintu abantu bakora ntibamenye. Uwambaye kiliziya ntamera ko kera, ngewe nshobora kuvuga ngo ngewe ngo nanze gusenga, urabona nk'undi padiri, mm, nakuriye umuryango w'abakirisitu, ndiga mba padiri, rero nshobora kubyuka nkabivamo, mm, ndetse nkanarongora, mm, nkabyara abana, ngewe nkareka kujya mu misa rwose, nkabyara narabihaze. mm, Ariko abana banjye, uko nubwo njye mbibona narabihaze, ariko hari uburyo narezwe, hari mm, garde-fou z'ubuzima nakuriyemo ntashobora mm, kurenga. mm, Ariko abana banjye bo nintazibaha, mm. bazagenda babaho ubuzima nk'uko inka yibera mu ishyamba itagira garde. Mm, Ariko mvuga donc nirengagiza ko gihe hari ubundi buzima nahawe, nubwo naba ntakibukuri, mvuga ngo sinkijya mu misa, sinyemera Imana, sinkigira gute, ariko hari uburyo nakuze, hari ibyo nigishijwe bitajya bikuvamo. mm, Iyo generasiyo rero iyo ivuyeho, noneho abo bana bacu bakaza, bwabacya nabo bakabyara, mm, usigara na generasiyo ebyiri zitagira ropere. mm, Noneho nazo zabyara, ukabyara abagenzi batagira ropere na busa, mm, noneho ubwo bagatangira gukurwa n'ibya kera. mm,
kuko babona byo birimo za referanse nyinshi. bakabona ari byo ndi kubyumva ibintu Eh, ndi kubyumva hari ukuntu nka gutya nkanjye nize mu iseminari iyo eh, twumvaga iri kutubangamira seminari gusenga cyane imyiherero noneho mm, wagira amahirwe ukayitoro uyivuyemo ukavuga uti none ngiye kunywa inzoga ni urugero nshake n'abagore n'ibiki byose noneho mhm, umusaruro wabyo ugahita usanga ari mubi kurusha uko wari ubayeho mbere eh, ukavuga uti hoya reka nsubire ku byandi byo mu iseminari ndi kubona ari byo byiza nuko bimeze ni ukuvuga ngo Eh, hano batangiye kureka gusenga, n- navuga mu buryo buri ofisiyeri muri za 60 nibwo ah, kiliziya zatangiye abantu batangiye kureka kujya mu misa, ah, ibyo bita muri za 68 na karindwi nyuma ya Vatican II. Mu Burayi bano bantu bose bakurikira civilisation y'Uburayi habaye ibintu bita sexual revolution, la revolution sexuelle. ah, Abantu umuntu akabyuka ati genda umugabo ejo ndi umugore, bati suri iki, bati no, bati gender ni fluid, ushobora kwitwa umugabo uyu munsi ejo nkitwa umugore, ah, cyangwa se ejo nkaba byombi icyarimwe, ah, nshobora kuryamana n'uwo nshaka uko nshaka n'igihe mbishakiye, ah, ibyo n'ibindi byinshi. ah, Bati rero kiliziya itubuza ibyo bintu, edayini nayo ifite amakosa. ah, Kiliziya ntabwo yeze ihakana ko igira amakosa, kiliziya ni kiliziya y'abantu. ah, Ubutagatifu bwa kiliziya ni ubwa Yezu, ntabwo ari ubwacu abapadiri cyangwa ah, abakristo. Twebwe ah, ubutagatifu, Yezu ngo kiliziya ni ntagatifu, ntabwo mba nivuga. Mba ah, mvuga uwayishinze niwe mutagatifu, yego niwe ndeberaho. ah, Jyewe padiri ndi umunyabyaha, nshobora kugwa, ikibazo ni ukugwa ugaherayo, ah, ariko iyo ukabyuka uba uri umugabo. ah, Noneho abandi bati tugiye ku blackmailinga kiliziya kuko itubuza ibi, ariko nayo ifite abantu bakora amakosa. Nibwo ah, batangiye skandale tatatata, bakabivuga uko bashaka. ah, Ariko mu by'ukuri icyo bashaka ni ukuvuga ngo wowe umbuza gukora ibi urinde. ah, Ariko ni kiliziya ya Yezu ikubuza gukora ibyo, ntabwo ugiye padiri aribyo ubikubuza. Kiliziya ntabwo ari iyanjye, ngewe ndahakanwa, ndi kubye ndahakanwa ka kiliziya. ah, Kandi ntabwo ngewe ijambo ry'Imana nigisha rigize aho rihuriye n'ibyaha byanjye. ah, Ntabwo ngewe nkwigisha ijambo ry'Imana rya kiliziya, ndahakanwa ka ah, Yezu. ah, Kuba ejo warambonye ndi gutongana n'umuntu, narabikoze ariko ndi umuntu n'ubundi. ah, Hari aho ufite abamarayika se bazaza kwigisha ijambo ry'Imana badakosa, kubihera ugahindukira ngo no, ngo ntushobora kumbuza igihe uko nawe hari ikindi wakoze ejo bundi. Ubwo ngira ngo uba utangiye kwataka abantu kuruta uko uvuga uti ndi kumva ijambo ry'Imana. Naho rero intambara na kiliziya, donc la civilisation y'abantu bo muri west yatangiye guhangana na kiliziya, ah, bavuga ati ntushobora gutuza gukora ibyo dushaka kuko nawe wifitemo abantu batagororotse, wifitemo iki. Focus ihinduka noneho ibyo bintu byo guhora abantu baterana amagambo tatatata, ijambo ry'Imana hagati aho bararyibagirwa. ah, nibyo Ba- Ubwo rero ariko noneho ikindi, hari n'ibintu batubwira bitari byo. ah, Uzi ko umuntu ashobora kugira minorite utari minorite, byo wari ubizi? gute Nk'ubu muri Amerika Mm, haba abakirisitu gatulika barenga miliyoni 80. Nta mm, munyamakuru, umunyamakuru bikomeye uzabikwigisha ibyo ngibyo nutajya kubyishakira. Muri Amerika iyo uhuye n'abantu bane mu nzira bari kugenda, umwe aba ari umugatulika, pa mukristo gatulika, mm, bivuze ngo n'abane bagenda batatu baba ari abakristo cyangwa mm, babiri n'igice. mm, Ariko muri Amerika enkari y'abanyamerika ni abagatulika. Iyo ugiye nageze kujya mu misa Chicago, yampaye ngo mburaho nicara da, none kwa kundi naragiye gusura famiye y'abantu b'inshuti zanjye bahaba, ndi padiri ariko kubera ko ntari nasabye uburenganzira ntabwo nagiye kuri aritari, nagiye mu misa nk'abandi bose. mm. Ndagenda mpageze nsanga aho kwicara harangiye da, numva misa mpagaze ni padiri. aho ngaho Uyu- uvuze ikintu hari umuperezida wa undi w'umujene wo muri Afurika yavuze ngo Afurika tuzi na Mm, Afurika ya nyayo biratandukanye hari Afurika ngo ya script abazungu bakoze script ya Afurika bakanayigisha akaba ariyo bakayandika no mu bitabo Afurika y'abana barwaye amavunja bashonje na za bwaki mm. n'ibiki byose Oya, Afurika ikennye urumva bihuje n'ibyo wari uvuze ukuntu ushobora gusanga muri Amerika abo bakristo bahari koko ariko mu bantu babyandika ukajya ubona ari bakeya kandi nyamara muri realite bahari mfite ingero nyinshi. Hari imijyi bien sûr abantu batagisenga cyane, nk'umujyi ndimo wa San Francisco,
ariko mm, n'ubundi barahari. mm, Amaparuwasi y'abakonservateri aba yuzuye abantu. mm, Amaparuwasi y'abaribero abantu ntabwo baza bien sûr. mm, Ariko ikindi cyabayeho muri civilisation de l'Ouest nko mu Bufaransa ni urugero. mm, Uzi ko kiliziya y'Ubufaransa kuva mu kinyejana cya gatatu cya kane cya gatanu, eh, niyo kiliziya y'Ubufaransa bayita ngo c'est la fille aînée de l'église. mm, Byatumaga rero ibintu byose bihinduka gatolika. Iyo wumva ngo amakiliziya barayafunga mu Bufaransa, si uko abantu batagiye gusenga, ni uko ahubwo hari nyinshi zikabije. mm, Urabona nko mu Rwanda, imagine ufite kiliziya kuri buri metero, kuri buri birometero nka bitatu, mm, hubatse kiliziya igana umusozi. mm, Ubwo icyo gihe nta Ubufaransa bwageze ahantu abantu bose bitwa Gatolika, igihugu cyose. Niho ngo n'amakiliziya yagombaga kuba menshi. mm. Ubu rero usanga nk'ibyo mu Rwanda twita sikirisari, hari ubwo ni iki? Nyuma ya paruwasi haza iki? Kwa haza santarari, santarari. sare akajya haza umuryango remezo. Aha, santarari, sikirisari. Ibyo bintu byose nko mu Bufaransa wasangaga paruwasi, santarari, byose byose ari amaparuwasi. Ugasanga hari paruwasi hano mu birometero bibiri hakaba indi paruwasi, hose hose ari paruwasi. Mm, Kuko burya paruwasi bayishyiraho kubera iki? Umubare w'abantu b'abakristo mm, babatijwe aho hantu cyangwa bashaka kwibeshaho, mm, ndetse n'abantu bashaka kwibeshaho. mm. No muri Amerika biroroshye kubona paruwasi ebyiri zegeranye kubera ko ari abakire bafite amafaranga. nk'ahano i Kuko Kigali paruwasi, nk'ahano i Kigali padi niko bimeze, uhita ubona Sainte Famille na Saint Michel na eh, Regina Pacis, kandi mu ntara tuvuge nk'Icyangugu kugira ubone ziba paruwasi yegeranye zitandukanye n'indi biraguhenda. kubera ko paruwasi, birokrasi ya paruwasi irahenda. Mm, Ntago abaturage 200 batuye hano muri village bashobora kubeshaho paruwasi. mm, Niyo mpamvu ugomba kuba agasikirisari ukajya ubasura wabonye umwana. mm, Ariko paruwasi ukayishyira ahantu hamwe hashobora kuboneka birokrasi n'ubushobozi bwo kwibeshaho. mm, Noneho abapadiri bakajya bagenda bagira, ariko burya barya abantu bafite sikirisari baramutse bavuga ati twebwe dufite ubushobozi bwo kubeshaho paruwasi, nabo wayibaha. mm, Ahubwo ugafata n'amasikirisari abegereye nabo ukayomeka kuri iyo. mm, Niyo mpamvu mu mijyi daboro haba hari abantu benshi kandi bafite ubushobozi. mm, Biroroshye rero ko ushyira paruwasi ahantu hatandukanye kuko paruwasi iseriva umubare w'abantu. mm. Eh, no, ni ibyo wumva ngo bafunze. Imagine nko muri Kigali bashobora gufunga zimwe na zimwe abantu bagabanutse cyangwa se babaye abarokore cyangwa, ariko ntabwo ari uko biba byarangiye, ariko uburyo babivuga ugira ngo birangiye aho ngaho. Eh, Mm, n'ibindi byinshi. Donc umuntu ashobora kugira minorite itari minorite koko. nabyumvise. Noneho ikindi kwanga imibare yaragabanutse, imibare yumvwa mu buryo bwinshi butandukanye. Mm, Nk'ubu ni urugero nko mu Rwanda. Mu Rwanda mbere ya jenoside twari abantu miliyoni hagati y'eshatu na zirindwi. mm, Bashaka kukubwira bati kiliziya ni 70% kiliziya gatolika. mm. C'est bien ça. Yego. Y'abantu miliyoni esheshatu n'igice. Mm, Nyuma ya jenoside bakubwira ati kiliziya gatolika ni 50%. mm, Ariko icyo batakubwira ni uko umubare w'abantu wariyongereye. 50% ya miliyoni 13 iruta mu mibare kure mm. 70% ya miliyoni 6 n'igice. Yego. Mm, Niyo mpamvu mu Rwanda mu buryo bwa statistique umubare w'abagatolika waragabanutse, ariko uzabaza abasenyeri ntibirirwa bubaka amaparuwasi make se, nibyo. Mm, n'umubare w'ababatizwa n'ibiki byariyongereye. mm, Ariko hari umuntu uzakubwira ngo mu Rwanda ngo haje abarokore ngo abagatolika ngo bari gupanika nta muntu bakigira. No, c'est mm, pas vrai. mm, 70% ya miliyoni zirindwi nta hantu ihuriye na 50% ya miliyoni 10 na zingahe n'eshatu. mm. Urukumva ibyo bintu by'imibare. Wenda kubyumva. Mm, Iyo umuntu akuzaniye imibare rero agatangira ngo oh no, ngo kiliziya mu Bufaransa ngo irarangiye, ngo dore imibare. Reba iwacu mu Rwanda umubare w'abagatolika uhari uruta uwari uhari mbere ya jenoside, mm, ubaza umuntu ku giti cye. Ariko mm, ubishyize muri statistique muri pourcentage bavuga ati abagatolika baragabanutse. Bavuga mm, ati ku gihe cya classe abantu bose baba abagatolika mu Rwanda habaga miliyoni zitarenze 2 kugeza muri za 60. mm, mm. You get it? Yego. Aha, rero Padi, ntihazagira umuntu ugira minorite akubeshya. mm, mm. Padi, noneho hari ikintu mvumbuye. Hari ikintu Mm. wambwiye tugitangira, wambwiye uti kiliziya umaze gukora ibiganiro 60 kuri radiyo Mariya Rwanda, ariyo uri Oya, kuvugamo 40 na mirongo rekera na. kandi uracyakomeza. Ni ukuvuga nanjye ntangiye kubyumva, Mm. kugira ngo tutaza kurambira abantu.
turabyita ko turi kubasogongeza ku biganiro byinshi tuzakorana, yenda twerekeza ku musozo. Wari aha, umaze kumbwira ko kiliziya kontekisi yavutsemo, Yezu yabwiye intumwa ati mugende ibyo nabigishije namwe mujye kubyigisha. Ariko kandi Yezu nabwo yaje abahanuzi barabanje kumuhanura mbere, kuko ibibazo abantu bari bafite bijyanye n'ibiri ku mubiri, biri fizike n'ibya roho, aza ari mhm. igisubizo nabyumvise nabyo. Hari icyo wigeze uvuga ngo konsili vatikande, ngo konsili vatika, ibyo bintu bivuze iki? Yenda tugana ku musozo kugira ngo introduction yacu tuyisoreze aho ngaho, noneho tuzatangire kugenda tureba ingingo imwe imwe. Okay. Mm. Ikintu bita konsile muri kiliziya gatolika mu kinyarwanda tukita ngo ni inama nkuru ya kiliziya. Mm. Urakoze rero, urakoze Emma. Mm. Emi pro pardon, ngo ni Emi ni Emma. NM, yego. Mm. Urakoze Emi pro ku icyo kibazo. Nari ndi kukubwira yuko konsile mu kinyarwanda bivuga inama nkuru ya Yakiriye. kiliziya. Mm. Eh, kugeza ubu rero hagiye haba inama nkuru nyinshi, Mm. kandi inama ziratanga. Hari inama ku rwego rwa diyoseze, hakaba inama ku rwego rw'amaparuwasi, hakaba n'inama ku rwego rwa kiliziya y'isi yose. Isi yose. Mm. Mu nama rero zimaze kubaho mw'uro rwego Mm. ni inama 21. Vatikani ya kabiri inama nkuru za kiliziya ni 21. 21, Vatikani ya kabiri ni iya 21. Mm. Inama ya mbere niyo twita konsili ya Niseya, Mm. ariyo yatangiye nyine, kuko konsili ya Niseya yabayeho mu kinyejana cya gatanu. Ubundi mbere, kuko kiliziya yari iri perisekite mu binyejana bya mbere, ntibashobora guhura ngo bagire icyo baganira. Mm. Wasangaga hariho amanama mu buryo buri regionali, amadiyoseze, kandi bakayakora bihishe. Aho rero Mm. batangiye kugira uburenganzira bwo kuvuga ku mugaragaro, nibwo batangiye gukora izo nama. Mm. Izo nama rero ziga ku bintu bibazo biba biriho muri kiliziya, cyangwa se bavuga bati hashize igihe kirekire, reka duhe kiliziya umurongo, Mm. ko abantu barahinduka n'ibintu bigahinduka. Mm. Ubwo rero inama nkuru ya kiliziya ya nyuma dufite ubu ni Vatikani ya kabiri, yabaye hagati ya 62 na 55, yabaye imyaka 4, Mm. itangira kuva mu kwa 9 ikageza mu kwa 12, iba muri 62, Mm. 63, 64 et 65. Padiri, Abasenyeri b'isi yose. hari akantu Eh? nkunze aho ngaho, abantu bamwe na bamwe kubera ikibazo cy'ubumenyi no gusoma ibitabo bike, twabaga tuzi Mm. ko ngo ari iya mbere n'iya kabiri, ahubwo ubwo urumva iyo bayise ngo Vatika biba bivuze ko hari indi ishobora kuba ititwa Vatika, nk'uko tubwiye ari iya Voilà. Nise. Yego, yego. Urakoze kubivuga rwose. Zifite amazina menshi, wenda ushatse nazikubwira, Mm. cyangwa tukazabikora ikiganiro ukwabyo, ariko Mm. inama ziba ziri kubera i Vatikani ni ebyiri: Mm. Vatican 1 na Vatican 2. Mm. Izindi zagiye zibera Niseya. Urebye 8 za mbere zo zabereye mu gice cy'uburasirazuba cya Empire Romain, cyari kiri kumwe. Mm. Eh, niho zagiye zibera. Ariko Padi, akabazo gatoya nabwo abantu bambwiye nzakuba, iyo bavuze ngo Mm. uburasirazuba n'uburengerazuba ni par raporo y'iki, kugira ngo abantu babyumve, kuko hari ukuntu muri Bible bajya bita Mm. ngo, urabona nka kuriya kuntu kiliziya mwasabye imbabazi mu 2000 ko mwishe Galile wari Mm. waravuze ngo epurutara tere tunu, nako Mm. wenda uraza kugasobanura ko ngo mu isezerano muri Bible ngo rero bavuga ko izuba ari ryo rizenguruka nyine. Iyo tuvuze uburasirazuba ni par raporo y'iki nyine ubwo ngubwo. Umva, ntago wenda nize fizike nyinshi ku buryo nagusobanurira ibyo bintu, ariko ngira ngo ni pari convention. Urabona za busole, Mm. busole iyo uhagaritse ahantu ihita ikwereka rona, Mm. wangiza ugatega amaboko ukavuga ati ubwo hirya ni est, ahandi ni west, munsi ni muri sud. Yego. Ariko izuba aho rituruka nawe ushobora kuhareba. Burya nko mu Rwanda ndumva turi abana, aho ushobora kureba aho izuba rituruka ugahita uvuga ati ahangaha ni mu burasirazuba, Mm. ahangaha ni mu burengerazuba. Mm. Ariko ikibaho ni uko uburasirazuba bw'umuntu bushobora kuba uburengerazuba bw'undi muntu. Nicyo kibazo nyine, iyo confusion. Noneho roside y'undi muntu ishobora kuba ronoro y'undi muntu. Ni ukuvuga ngo i Butare ni muri sud y'u Rwanda, ariko ni muri noro y'u Burundi.
yego. Nicyo kibazo, nanjye nicyo kibazo, niyo mpamvu ni ukuvuga ngo mbikubwira. abarundi iyo bari kuza mu Rwanda bavuga ko bagiye muri na, Mm. mu gihe twebwe ahantu hose hegereye Uburundi ari muri sud kuri twebwe. Urumva rero ni kesiyo ya konvansiyo abantu bagomba kwica, kuko Mm. urabona nk'ubu n'urugero itekinoloji aho igeze, indege n'ibiki, indege zidafite iyo konvansiyo zagongana. Mm. Indege, imodoka, twese duhagurutse za GPS tukagenda, hatari ibyo byo kuvuga uti okay, voilà, repère twese dufashe ni uku, iyi ni nord, Mm. ahasigaye ubwo turavuga est na west na sud, niho tugende. Mm. ariko ukamenya aho uri. Ntabwo vura nawe nkubeshya, ikibazo ntabwo nkizi cyane sinzi niba ari teoloji, Yego. ariko en general n'abantu ba kera, urabona nko mu Rwanda kera nta masaha yabagaho, ariko abantu barebagaho izuba rigeze n'igihe ryaziye bakavuga ati amataha y'inka, inka zigomba gutaha, izuba rirarenze, Mm. abana b'abakobwa ntawe ugomba kuza nyuma y'izuba, ugomba gukora ibishoboka byose izuba rikarenga uri mu rugo, Mm. ibintu nk'ibyo. Mm. Mu gihe rero cya Yezu ni uko abantu babaraga, ariko ni nabo bahereye bakora za konvansiyo zo gukora za busole, ku buryo bashobora bati okay, indege ihagurutse San Francisco igiye mu Bushinwa, Mm. bati ubwo ivuye ahangaha igiye beaucoup plus à l'est, Mm. ariko ishobora kubona west y'ahandi hantu, ariko bakayiha umurongo ku buryo itaza kugongana n'ivuye ahandi hantu, ku buryo Mm. buri wese igira umurongo wayo, kubera ko bafitanye konvansiyo y'ukuntu abantu bagenda. Donc wenda icyo ni ikibazo umuntu yashakira undi munsi, sinzi neza, Yego, ndumva yego. ntakimetirije cyane. Nabyumvise, wari uri kuvuga ko inama icyenda za mbere zabereye iburasirazuba, ubwo wakomeza niyo mpamvu nari. Noneho umunani za mbere zari Burasirazuba, izindi nyuma bamaze gutandukana, abarotodogisi bagiye ukwabo n'abandi bagiye ukwabo, izindi zibera zose mu burengerazuba, donc mu Burayi. Mm. Zabereye mu Butaliyani ariko hatari i Roma, izabereye ngira ngo mu Busuwisi, ngira ngo wenda na zimwe mu Bufaransa, wi nka Lyon irahari. Mm. Voilà, Vatikani rero dufite ebyiri, hari Vatikani ya mbere na Vatikani ya kabiri. Mm. Vatikani ya mbere yatumijwe n'umupapa bita Piyo wa cyenda, azwi ku izina rya Piyo nono, hari mu mwaka w'1870, Mm. ariko izwiho kuba itararangiye kubera ko hahise haba intambara mu Butaliyani. Mm. Icyo gihe Abataliyani bo mu majyaruguru no mu majyepfo bari bafashe icyemezo cyo kwihuza, Mm. bihuje rero birukana papa, kuko papa nawe yari yarafashe Ubutaliyani bwo hagati bwose. Donc kera Ubutaliyani bwo hagati bwari ubwa papa, ubwa ruguru hakaba izo bita za Piemonte n'ibiki byose, hasi hakaba ubwo ni Naples simbizi nabo bakaba ukwawo, baza kugerageza kugira gute kwihuza Mm. ngo bakore Ubutaliyani, kuko hari igihe cyageze mu Burayi amaleta ari kwikora, Mm. bakumva ko kugira ngo leta ikomere nuko igomba kuba ari n'ifite n'abaturage benshi, Mm. niba mugomba gukora leta rumwe mugomba kurwana ku buryo mugira hanini kugira ngo muzabashe guhangana n'izindi zikomeye nk'Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza, nabo bagomba kugira leta ifatika. Mm. Bafata icyemezo rero bararwana bose, basanga umwanzi bafite ari papa, baramukubita bamuvana. Ubwo icyo gihe iyo nama nibwo yari iri kuba, Mm. ntiyarangira kuko habaye intambara Mm. ibaho kuva muri 70, irahagarara maze amezi angahe itirangira, nako ntiyarangiye, baratandukana barahunga, Mm. ikurikirwa no 62 rero. Mm. Inama nkuru ya kiliziya yiteranye, nk'uko nabivuze, hari uburyo bwinshi iterana, kenshi izo dufite mu mateka nyinshi zagiye ziterana habaye crise muri kiliziya Mm. kugira ngo zikemure ikibazo. Mm. Inama ya mbere twavuga yabayeho mu mateka ya kiliziya ni inama ya Yerusalemu, le Mm. concile de Jérusalem. Mm. Ariko muri 21 nakubwiye ntabwo nayibazemo, kubera ko abanyamateka bavuga ko yo yari concile ariko itegura izindi concile, Ni iyo ntibarwa. ni propedeutique. Ibarwa nka proto concile. Mm. iya mbere ikitwa Niceya. Yego. Ya Yerusalemu rero uyibona mu ishapitira 15 y'ibyakozwe n'intumwa, Mm. igihe ba Paul na ba Petero batangira gushwana bapfa ngo ibyo kugenwa. Mm. Ese abantu batagenwe turabakira nkatwe mu bwoko bw'abana b'Imana muri kiliziya? Mm. Ese abantu barya ingurube nabo baraza badusange? Mm. Ubwo turi abayeho tutarya ingurube? Bya bintu byose uzabisome, nyuma baraganira barumvikana, bafata icyemezo cy'uko abantu batari abayahudi bagomba kubaha amahoro, Mm. ntibazarya inyama zatuwe ibigirwamana, ariko ubundi nta kintu kibi gituruka mu muntu, Mm. bazirire ariko izatuwe ibigirwamana n'ibi n'ibi. Ubundi bavuga ko ibyo kugenwa ari byiza, ariko nta
ko batisimu biruta, mm, ko niba umugereki ahawe batisimu ihagije kumugira umwana w'Imana, mm, bitagomba kumugerekeraho kugema, mm, ko nta gaciro bifite, byari bigafite kugira ngo abantu binjire mu muryango w'Abayahudi. None ubu turi mu bukristu burenze kure, kuko Yezu yaje kuzuza ubwo Buyahudi buno nawe bugira ubukristu, aduha mm, ikimenyetso gikomeye kuruta icyo kugema. mm, Ugihawe rero ntagasubira inyuma. yego. Ni nko guha umuntu dogiteri warangiza ukamusubiza inyuma ngo najye gukora na metirize. Niyo ngo niba umuntu abatijwe sefini, ibyo Mm, bintu byo kujya kumunyenye mubikureho, ntimugajye mwikoreza abantu imitwaro itari iyabo. mm, mwe Abayahudi mushobora gukomeza kubikora nk'umuco wanyu wa Kiyahudi, ariko mm, ntimuzabyikoreza abakristo bose. mm, N'utundi tuntu bakemuraga hagati yabo, abapfakazi b'aba ngaba babuze ibi n'ibi, utuntu twinshi. mm, Ariko niho hantu tubona aho bavuga bati okay, ubwo ikibazo kivutse muhamagara abantu bakuru mu itorero bicare bagitorere umuti. mm, Aho ngo konsiliza havutse ikibazo cyangwa igiye gutanga umurongo. Nka mm, konsile ya Vatikani ya 21 nako ya kabiri, iya 21, nta krize ikomeye yari iri muri kiliziya. mm, Urabona nka konsile ya 30 yabaye kubera ko abaporo bari bavutse, mm, aterana bati iki kibazo ko gikomeye ko dusenyutse turagikemura gute. mm, Konsile ya Vatikani ya mbere yari yavutse kubera ko hari ikibazo cy'abantu bita abamoderniste, bari mm, gucarenjinga kiliziya mu mpande zose, mm, bagomba kwicara bavuga ati turagikemura gute. mm, Vatican II yo nta kibazo cyari gihari cy'ubwo bwoko. mm, Ni konsile Papa Yohani 23 yicaye ngo ari gusenga, yumva Nyagasani aramubwiye ati kiliziya yanjye abantu barimo barahera umwuka, mm, amadirishya arafunze, imiryango irafunze, ndagira ngo ufungure abantu bahumeka umwuka mushya. mm, Fungura amadirishya, fungura imiryango, muri kiliziya hinjiremo akayaga mm, kavuye hanze. Nuko Vatikani yavutse, nuko Papa Yohana 23 abivuga. mm, Yagize igitekerezo ngira ngo hari muri za 59, ahita anatumiza yehereza boro abasenyeri bose bo ku isi, avuga ati dore igitekerezo nagize, Nyagasani yambwiye ngo kiliziya yanjye ikeneye kongera kwireba ikisuzuma, ariko cyane cyane ikareka akayaga gashyashya kavuye hanze kakagira gute, kakinjira, ndetse n'umwuka urimo ushaje ugasohoka. mm, Abasenyeri bose ngo aravuga ati ni iki mwumva twaganira mm, cyatuma kiliziya yongera kwigiramo ubuzima bushyashya. Batanga ibitekerezo, barandika, barasubiza. Iyo dokima irahari, iriho amapaji 5,000 y'ibintu abasenyeri baporopoje. mm, Hakabamo n'abasenyeri banditse umurongo umwe bati papa ati kera nta kibazo muri kiliziya, si muri gishobora gutuma duhura, tukireka niba ushaka kongera pouvoir y'abasenyeri, atari icyo cyo nanjye numva naza. Ariko noneho abandi bavuga ati no, ibibazo biruzuye, tugomba korodona abagore, tugomba kureka abapadiri bakarongora, tugomba ibintu byinshi. mm, Dokima y'amapaji 5,000 mm, igera i Vatikani. Papa ashyiraho komisiyo yo gusoma ibyanditse, noneho bagakora umurongo w'ibyigwa iyo nama izakoraho. mm, Inama yitumiza 62. Inama iba imyaka 4. Inama irarangira, irangije isohora ibitabo 16. Ibitabo 4 bita ngo ni inshingategeko, mm, constitution. mm, Ibitabo 9 by'amadekre, decrees, by'umuntu yakwita amateka. mm. Iteka rya wumva ngo iteka no mu binyamakuru bijya mu Bya Rwanda perezida wa perezida iteka. repubulika. Mm, Donc iyo nama Vatikani ya kabiri yasohoye amateka 9, isohora inyandiko nshingategeko 4, mm, isohora n'amatangazo 3, mm, byose hamwe bikaba inyandiko 16. mm. Ubu rero nibyo turi kugenderaho, niyo kiliziya turimo. Iyo Eh, abantu binjiye mu iseminari, icyo kintu cya mbere tubigisha kugira ngo mm, bamenye kiliziya barimo. mm, Ubwo tuzabigenderaho kugeza igihe Roho Mutagatifu azavuga ati ni byiza se mubikomeze cyangwa se muhinduka, mufate indi nzira, muhuwe hano, muhuwe hariya. mm. Ubwo padi tukiri aho ngaho,
hari muri iyo konsili vatikande hari ibintu biri kuvugwa ku mihanda ko kiliziya igiye kongera gucikamo kabiri, kare batubwiye kuri shizime doriya cyagiye Mhm. havuka